feri abashoferi abatwaye umuntu amakwasiteri mwari murimo mujya mu bibari mfite voice notes zanyu kandi ari bagenzi banyu bari recordings uze basirikare yego nukuri kw'Imana Kagame ariho atariho agatoki ku kandi tugende dupfe na comrades bacu dufite fragment mu mubiri wose tujye gutaha mu bibari tugende umugore tujye kumubwira iki amafaranga muduhaye kweri mucukura mu y'agaciro amafaranga ajyahe amazaho ajyahe abasikara complaininga bya danger twabuze intwari habonetse umuntu akaducunga ubu Abanyarwanda bose barumva renesaniza babuze umuntu uvuga ngo dore hangaho rubarutse ngo yipanga akazi atanga imirongo ye migari bahereza RDF akazi tukareba ko abaje pari bo bazarurwana ariko agiye mbona byasaba umutwe uri special why tojya kumva ngo battalion yagiye division yiyunze kwa duyi ha Kagame yita asubira mu Bufaransa nawe arabizi ko cyanga bikunda nago ayobora igihugu bahita bacaho bose ukitisha abantu inzara abamotari kwirwa bakora ibintu nka biriya ama controversy atarangira Perezida Kagame abana barimo bararira ariko bambe buriya nakaboko kamenyere gukora mu nkono bose bazongera bazane $1 campaign cyakiriye abarezi umusanzu wa RPF ariko wibuke ko Perezida Kagame ari kudiringa impunzi mu Bufaransa iki kintu kibuke muvane none se ubwo impunzi yo mu Bufaransa iza hagarara ku mafaranga ashobora kubyibura yangana n'amafaranga y'umusoro w'abaturage batanga ko nayo agwa munuza banze rebe nk'ubunuza mituweli abantu bari wari ku bihumbi 20 bamsize kuri 40 kandi nta muri mafite urumva abantu kuntu bari barunyunyuse baranyunyuta uko bwije nuko bugeye urwo Imana musirikare yanyeretse amafaranga avuye guhembwa arayafotora arayanyohereza hano arambwa ya teroba mwana wa urayabona wowe ndwanaho ndayabona se ndayakuraho mu buhungiro ngo tubona usa neza ngo twe twabaye nk'abakecuru twarashaje kubera ubukene ujya gutekereza no kujya mu rugo bikanga ugahitamo kujya kurya ku mesi y'abasirikare kigumira muri urwo faranga ryaranze ryabafana nabafande nabo rega nabo ntayo nabo baritotomba bavuga okay sawa kumbe naho bigeze urumva rero ko ntabwo bigize ukuborohera habe namba hanyuma reka wenda tuvuge ku ngingo ari ingingo hari ingingo nshaka ko tugaruka wenda ubwo twamaze gushyiraho umucyo ku kijyanye na zino mpunzi impunzi ntabwo bazizanye baba bagiye kuzihemukira ni gusicyana se baba baziye kuzikira rwa butabura tukazizugunyonje mu kinani umuyobozi wa OMS akagira ati ibintu byanyu mwigize byo kuba muhungeta abantu bose murase nyine mbitwaranye na kira waruvuze uti ku mipaka birakaze nzawe bora biriya bora avuga ati mureke abantu bagende ya ni imitwe mureke abantu bagende na Ebola mureke abantu bagende ibintu byo kwitwaza abantu muri kuba yamaze kubivuga noneho bya biriya barezi yamizindaro ya Kigali ngo umuntu warurwaye Ebola muri Kongo Goma yakize Haisa bitanga aba ntago bagira isoni ngo murwayi wa mbere wabonetseho Ebola muri Goma yakize bose abatipe bagaragaye iki babazi ko abana b'ibigori babonye OMS bihanije ubu bejo bazafungura imipaka bazafungura imipaka ko wenda kwakonde kubarasa bakomeza nyine bajya barasa abantu ku mipaka ariko ibyi kuvuga ngo imipaka irafunze ntago ari byo barabataye ntago byoroshye mumbabarire reka twivugire ku ngingo ya nyuma twivugira ku ngingo ya nyuma ivuga mu by'ukuri bigendanye na bano bakongomani bamaze kwipanga akazi baravuga bati twebwe iyi ngingo ivuga guhindura itegeko nshinga tuyihagazeho ndetse 100% mu gihe bano ba Martin Fayulu babandi bo mu ishyaka bise ngo nimba ari ngo C64 ngira ngo ahari ni 64 ngira ngo C64 bibwira ibyo none baravuga bati umva twebwe ntago tubyumva rwose ndetse ngo nababandi babanzi b'amahoro muri Kongo ngo bari kubanyuramo babagenderaho n'ikibyo babagendamo bagenda babatesha umutwe ariko noneho
ngo abanyekongo mu bwabo mu mihanda byagaragariye hariya ejo bundi rwose barimo bigaragambya bavuga bati twebwe turashaka Kongo nzima, turashaka Kongo ifite icyerekezo kandi umuperezida tubona tugomba gushyigikira ufite ahagejeje, ufite ukuntu ari kwirukana zino nkebebe, ufite ukuntu ari kurwanya buri kimwe akubita ashwanyaguza. Wow, urumva samarche, urumva afite ukuntu agenda ashwanyaguza yirukana Nyabingi, Abazimu, Karande, Inyatsi, akubita ashwanyaguza, nta wundi ni Facibeto. Bamwita muri inyuma kuri media Robert TV tugiye tumwita Fred Marshall. Fred Marshall uvuga Marshall kandi ukongera akantu kitwa ngo munaziri wa Mungu. Akona nibyo nibyo baherovye no muntu woherejwe no witeka. Ariko rero abakongomani n'undi kuvuga ngo munaziri wa Mungu uyu perezida Iye ni munaziri yaje arakasa impamvu se twamuhayeje inoza ni Fred Marshall muri kuri media Robert TV twumvishe inkuru nyinshi mu Rwanda. Yego, Abanyarwanda bari totombye baramutuka. Yego, lakini huyu civilian haja atachukua AK47 kupambana, hajua atakupigana na nani ulia wirwaga atangaza piza mu muji mu buhoro mu France arahangara generali sha araza kwangana generali ngo generali Kagame ngo araza ngo reka zamukubita icyumweru kimwe ahita kubita no Burundi ngo ashiro na ka Tanzania. Ndareba ndavuga okay, sasa yababirije ibyuya anabikira na senior officers bose bamaze gupfa mu Rwanda, bakano ba major ba lieutenant colonel ba senior ba lieutenant ba second lieutenant ba captain bose ba men ni wabara ba private corporal sergeant staff sergeant major warrant officer class 1 class 2 boss mighty karas no ubwo ngo tutumwe ngo kabisa. Sasa afande unastahili kuva orese no kuba wakwambara CIC command in chief unastahili kuwa Marshal. Wana natakajibuye kabisa. Oji. Abantu bose yabaringa mbarusha diplomacy yawe Kagame imbundo rumwe zigura nyinshi cyane bazipanga ziza kwangiza igihugu cyanjye, ariko ku rukuta rwa diplomacy ntacyo zashobora mwana. Genda gake cyane. Nakutwara gake muterereze neza. Yara ku Rwanda nararwigishije. Ndababwira ni rero u Rwanda mwatangiye nabi. 2021 mwagomba gutangira ku kintu cyitwa diplomacy, mukabanza kugenda mugashaka ububanyi n'amahanga, mukabanza mukegera ko bagiye mu Burundi da gusetsa imikara. Nuvuga ngo bagomba gushaka ikintu cyambere gomba kubanzirizaho ni iyi level yitwa yaraniya national level, no kugenda ukicaza cabinet ukababwira impamvu y'intambara ukayibasomeramo, warangiza ukagenda ukegerana abasirikare yitwa Army Council, ukabwira abasirikare ubwe president ni ugomba kumitinga nabo senior officers, wamara kubabwira bakabyumva ukababeshya ibyo ushaka byose ukabwira na kozi y'intambara, warangiza rero ukajya ku buryo buri international ugenda ku meeting n'ibihugu bya Karampenge ibi ngibi by'abanuza by'Abarabu. None wamara ku by'Abarabu ukaza ku meeting n'ibyahe ibihugu bya Karampenge byacu bisanzwe ibyo bya ibintu byo muri Afrika G5 byoza mu Amerika. None warangiza aho ngaho ukayito meeting n'ikintu gikomeye cyane cyambere na mbere, ikintu cyabasha kuba cyagufasha ni ekitwa international media. Iyo media niyo yonyine yagombaga kumutambutsa, ahubwo yagiye ajya kwifatira yitwa ngo Scovia rwagasabo Nova iyo bintu yakoze nago ariko bigoma. Uyu ni nani ashaka ko ari umukunzi wacu? Ega twombe ni batanga itegerezo cyatu. Uraho? Okay sawa na uri muri Kongo ariko wowe ngenda cyarimo neza kabisa. Ubure uduhamagaye turi live, reka utiraburiza rero bakaguca umutwe wawe bene wanyu, cyangwa wavuga ufite igitekerezo. Bataguca umutwe bazajya bayaduha kwa yaje kudeza sanze turi live no mugeshe ngo wa radio yaragiye gupasa akantu atubwire neza ukuntu barimo gukubata mana baduhaye cyatamaze gutakaza barindwa ariko nta kundi ejo banza sense kabisa ko ndi buramuke nuko bijya bimbwira mama nkavuga okay mwabatorutse bundi mukajya muri Faradese mwago intambara twarwanaga nabayoza bacu badushuka mureke twibere hano customer Afrika namwe mutwibikira nutwe gupfuka tuzira ubusa kongera rwose kandi kirahageje abasirikare twaje baduhatiriza mutwihera ubuhungiro turambiwe intambara zo kwica abantu zo
for nothing ibintu bidafite ko cyane cyane bano bana bakiri urumva none arimo nkubwira yego u Rwanda nararwigisha ndarubwira ni mwebwe mutangiye